Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndaje ngo tuganire amagambo y'Imana. Ngi mumenyereye rwose, ndi umuyobozi wa Mubito TV, ndi umubwiriza butumwa, nje kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. None uyu munsi rero turaganira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turaganira mu bice byaho bine. Turaza kuganira umurongo wa 35. Umurongo wa 35 niwo turaza guheraho. Turaganira ngo Yesu aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. 35. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigeze aho bwenda kurengera. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba, nimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Aya magambo tuyasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Iki ni igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, yari avuye mu iteraniro, maze kubwiriza abantu benshi cyane, ariko aza kugira n'umwanya abwira abigishwa be ngo noneho twambuke tujye mu bwato, noneho tugere hakurya. Bageze mu nyanja hagati, Yesu Kristo ahita yisinzirira, niko Bibiliya itubwiye. Arasinzira, haza kuza inkubi y'umuyaga, ishuheri riba ryinshi, amazi atangira kwiruha mu bwato. Abigishwa barataka cyane, barasakuza ati mwigisha, tugiye gupfa, ibintu bimeze nabi, umuyaga wabaye mwinshi, amazi agiye kuturengera. Yesu arakanguka n'ijwi rituje, abwira umuyaga ati tuza, ceceka. Noneho ako kanya umuyaga wahise uceceka, inyanja iratuza, umudendezo urongera uboneka, ituze riraza mu nyanja. Abantu baribaza ati, ba Petero baribaza ati uyu ni muntu ki utegeka inyanja ngo tuza ikamwumvira, ati ceceka ikamwumvira? Ariko Yesu Kristo yese agira ikibazo gikomeye cyane. Aravuga ati igihe nagendaniye n'aba bantu, nkagenda na ba Petero na ba Yohana, nkagendana imyaka myinshi, nkabigisha, nkakora ibitangaza bareba, ubu n'amagingo nani barizera? Uyu munsi twebwe dufite ibibazo byinshi cyane, ariko biterwa no kutizera. Yesu Kristo hari byinshi yadukoreye, akora ibitangaza tureba, ariko twananiwe kumwizera. Twananiwe kwizera yuko hari ibishoboka gukoreka, kandi Yesu Kristo aracyahari. Iyo turi mu bibazo dutangira kugira ubwoba, tugatabaza, ariko ntabwo twibuka ko turi kumwe na Yesu. Iyo turi kugenda mu muhanda ntabwo wibuka ko uri kumwe na Yesu, ari kumwibuka iyo uhuye n'ikibazo. Ejo bundi hari inkuru numvishije, umushoferi agonga umuntu, akimugunga ako kanya abayise acika akaguru niyapfa, ariko mu minota mikeya aza gupfa. Ariko ni uriya muntu wagonzwe, kiriya gihe akigonga nta kindi yahise yitabaza, atangiye kwibuka Yesu. Nubwo yaje gupfa, ariko yaramaze kumwibuka, ariko amwibuka ageze mu makuba. Twebwe kwihangana biratunanira, tukarinda tukinjira mu bibazo, akaba ariko twibutse gutabaza Yesu. Ariko na mbere twari dukwiye kumuhamagara, tukibuka ko turi kumwe nawe, tukibuka yuko akora ibitangaza. Ubundi Yesu Kristo yaravuze ati ibyo muzasaba mu izina ryanjye byose muzabihabwa. Ubundi nta kindi twatumwe, ni ugukorera Imana, tukagenda mu mahanga yose tukigisha, ndetse abemera bose tukabahindura bakaza bakitwa abana b'Imana. Ariko
nta kwizera tuba dufite. Umuntu aba ajya gusengera umuntu ufite amadayimoni yagerayo agasenga nta mutima afite, umutima utamurimo, ati none nasenga uyu muntu nabamumirije ahubwo akaba ankubise urushyi. Ntago tukizera. Ariko Yesu Kristo we yarababwiye ati n'amagingo nayijye twabaniye kugeza uyu munsi kuri inshuro ntago murizera. Ariko ngo aturisha inyanja iramwumvira. Hari n'ikindi gihe Yesu yagendanye n'abigishwa be, bahura n'umuntu wuzuye abadayimoni. Noneho umuntu aza amusanga, ariko abadayimoni bamugiraga nabi kenshi cyane. Ariko uwo munsi ari kumwe n'abigishwa, nuko Yesu gwirukana amadayimoni ngo aragenda ajya mu ngurube. Yirukana amadayimoni ajya mu ngurube. Abantu baratangara. Umuntu wari umeze nabi, amadayimoni yenda kumwica, amufasha mukubita hasi no mu muri amuturamo, none amuvuyemo. Bundi ba Petero bari bafite ibihamya byinshi bitandukanye natwe muri iki gihe cya none. Bo babanye na Yesu ndetse bakajya bamukoraho, ariko ntibabashije kwizera. Ariko impamvu batizeraga nuko batari barahawe umwuka wera. Twebwe kuri iyi nshuro ya none twahawe agakiza ku buntu, ariko tuza kongerwa n'umwuka wera. Haleluya. Duhabwa umwuka wera ari ubasha kudufasha mu rugendo. Iyo twuzuye umwuka wera turategeka ibitangazo bigakorerwa. Iyo twuzuye umwuka wera indwara zirakira. Iyo twuzuye umwuka wera nta mukristo urwara. Hari ikintu nabonye, twebwe turi mu gakiza dufite amahirwe menshi. Abantu hanze bararushye cyane. Ubu uri kumwe n'umuntu ugasanga yahita umugongo, aragenda yikanda umugongo kuko ararushye. Ibiyoga byo hanze byarabishe, ibibazo byo hanze bararushye cyane. Ariko umuntu muri Yesu Kristo aza mu rusengero yitwaje bira n'indirimbo, arimba ndagatamba ka Yesu ndanezerewe cyane mfite ngo kandi ngandagira neza. None bashyamo kagasimba ngo nitumara kwambuka Yorodani ngo tuzica dusoroma imbuto, bose bakabyina igisimba bakanezerwa cyane. Uwo muntu uri muri Yesu Kristo ntago ashobora gusaza. Eida uyu nabashe kubyuka buri munsi ngajye muri siporo, umubiri we amaraso atembere neza, akore muvuma yumva ameze neza. Ariko yari mu Mana araza no mu rusengero bashyamo cya gisimba, yamara kubyina igisimba akumva ameze neza, umubiri ko bukoze muvuma amaraso yatembereye. Ntago umuntu ashobora gusaza umuntu muri Yesu Kristo. Ariko noneho jya mu buzima bwo hanze, umuntu yishwe n'ibitabi n'ibiyoga, uwo muntu noneho namara kwicwa n'ibyo bintu byose, we ikiraza gukurikiraho uri ubone yatangiye kugenda hitamye, yashaje. Hari abantu benshi nzi twiganye, hari benshi nzi twakuranye, ariko ubusayizi ngizi ndabareba nkabona barashaje, nkibazika babona abantu ko ndeba benda kungana na sogokuru. Ariko iri muri Yesu Kristo ngo uburi icyaremwe gishya, ibya kera biba bishije. Rero umuntu yari muri Yesu Kristo yisiga n'utuvuta tukamufata. Bariya ba Petero bo ikintu bari bazize icyo gihe bari mu nyanja kitatumye bamenya amakuru nuko batari bafite umwuka wera. Ariko Yesu Kristo aza kubabwira ngo nimuba abagabo muza kuzura umwuka wera, muza abagabo kumamya ndetse ahantu hose. Yesu Kristo yaje kubaha umwuka wera. Niba ari abantu bakunze gushidikanya mu ntumwa za Yesu Kristo ndetse batanizeraga cyane bagashidikanya, umuntu witwa Petero, yarashidikanyaga cyane. Yaba ari kumwe na Yesu, yaba ari kugenda akagenda ashidikanya asubira inyuma.
hari igihe kimwe Petero yari ari kumwe na Yesu ari ku nyanja, ngamubona ngari kugenda hejuru y'inyanja, aramubwira ati databuja wareka nanjye nkaza, ariko ntabwo yari yamwizeye ko ari we. none arebye ku Yesu yigendaga hejuru y'inyanja, Petero ati nanjye reka ngenda hejuru y'inyanja. Yesu amuha uburenganzira, araza aratambuka biremera, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, Petero agenda atambuka anezerewe rwose. Ariko agezemo hagati, Petero atangira gushidikanya ati si uyu ni Yesu cyangwa si we? Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera ntabwo ashidikanya. Turashimira Imana yaduhaye umwuka wera. Kuri iyi nshuro namwe ndabasaba kugira umwuka wera kugira ngo mubashe kuba muri Yesu Kristo mwizeye kandi mutekanye rwose. Imana ibahe umugisha, mukomeze mwumve ijambo ry'Imana rwose.